kenshi umuntu watwikaga mu kigo iyo ishuri rirangiye aba fake sha biragora. Oya nubundi yugabwirira utwitse uratwika mwana. Hari nk'umukobwa waratigisaga nk'abahungu mu kigo nyine abahungu ba segonderi kuko ari mu njyane muri kantine yamenyereye ubwo buzima nasohoke hanze turebe. Abagabo nubundi arabatigisada abo baye wabaramenyera abasore muri segonderi agaye Kigali ukamenya kubayaza ntago bishoboka. Kubera iki? Bambwira ngo amenye umusore uzagura icyayi cya Desa uzamenye kubwira umugabo w'Ikigali ngo ngurira imodoka. Ariko hari ntashonje. Kanyombya Yesu uramuzi? Yesu mbese ninde? Ndagutikura. Yesu n'umwana w'Imana. Imana yarongoye nde? Wowe ko ushaka umugeni nimumara kubyara umwana azaba wani. Nyine Imana yanyujije umwana. Tujije he? Muri Bikira Mariya. Mariya yasamye inda y'umwuka wera. Yaje abereye he? Natoraguye na mayo ubu mayo yenda cyane yibitse. Umukobwa ro nanjye nakundaga ariko yaranyanze. Wari waramuterese arakwanga neza. Terese gatatu yaranyanze. Shakisha hano umukobwa nyara ndahabehebe. Kumva gatanu kuri kagenzi kako. Sindano yanyaraga nk'ipusi. Uri pusi ni wamenya niwapfa kumenya no yihereye. Iracukura igataba. Byarangiye uhabuze burundu. Higa ndaheba neza ndahabura. Hari umujama wambwiye baturanye tero no mukobwa ateragiye mu gitondo ajya kubyuka. Yego ndakumva gatanu kuri kagenzi kako. Kwa tujori bajya babihagarikamo. Kajya kukamena mu rutoki. Tero uzamurarire mu gitondo nabyuka. Tana zazimene uzarambike hibaba. Yego. Bo. Ndarira umunsi wa mbere ntiyasohoka. Giseriye koko warharariye. Umunsi wa kabiri ku wa gatatu mbona rasohotse iraga n'agasume ajya kuzimena mu rutoki. Ubwo none uhita ujya kurishirayo. Ndagenda none n'abantu iyo washize rimwe aragukunda iyo washize none mashize abiri yankunda gapfa. Ndagenda ndayahashize. Umaze kuhashira abiri. Ibyago byanjye rero. Yego. Ntago zari nkarize wenyine. Zari za famille. Hakoresha pirate ibintu bye byose abari pirate nibyo uri kudufera. Zari za famille. Dore famille ngirankunda. Ise nyina nyirakuru bari umuntu. Kandi uzi ngo ntabwo bikora. Agenda ntabwo bikora. Ndagapfa. Oya abantu bazandike muri comment uzabibona. Iba ryamatene. Ako kadoba kari korabo. Kari korabo. Kai kameze nka jugumira. Easy. Peter. Kade. Hako warasaze pira. Ariko ngo Kigali ibintu byarakomeye. Ibintu birakomeye. Ejo bundi mu Gatenga. Muzungu yasanze abantu abayede bari kwinywera urwaga. Yego ndakumva. Muzungu bagira amatsiko kubi. Batise ibintu biki muri kunywa muhereza umuyashinga mu rwagwa. Yego. Aranywa akajya avuga ngo squit hagurutse ati tiko byanje. Baticara tubwo bakumunyitse byaranye. Mwigize ibiki? Abakobwa mwigize ibiki? Uyu munsi ngarutse ku bakobwa. Abakobwa sinzi ibintu muri iyi minsi mwigize. Kaburansuye, inkoko yanjye ukabura yivovoye. Ntabwo utegeye ku ikofi yanjye. Jesus. Ukahagera inkoko ukabura yiriye. Nakubwira ngo tugire ukuntu twigenza. Ibyo ntago ari byo byari binzanye nta gahunda mfite. Uko yanjye umaze kurya mwe mufitanye gahunda. Oh my God. Uko yanjye mwe mufitanye gahunda. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Ntabwo turaza kubyihanganira. Umaze kwigira ingegera. Ujye muri comment musabe imbabazi. Ukuntu tujya muri comment musabe imbabazi. Ndagukubita kino kibora muri Nyiramivumbi Nyababyeyi nyisosoremo. Hano yashize none.